nguhaye ikaze wowe mukunzi wacu ukunda kudukurikira haba kuri YouTube, Facebook, TikTok, Instagram n'ahandi. Nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri TikTok. Ubushize muri video yabanje nari navuze inzira cyangwa se uburyo bwinshi butandukanye abantu bakorera amafaranga kuri TikTok haba inaha muri Afurika. Mbabwira inzira zishoboka n'izidashoboka account wayifunguriye inaha mw'ibi bihugu. Hari n'ahandi rero baba bafite porogaramu nyinshi zihemba abakireta baho bitewe n'uko TikTok zo mu bindi bihugu ziba zitandukanye bitewe n'uburyo izo porogaramu zibaha uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku kibazo abantu bambajije niba TikTok yahemba. Abenshi wenda bambazaga ku buryo niba kwa kundi postinga video niba TikTok wenda wagize views nyinshi ishobora kuguhemba. Ishobora kuguhemba ariko mu bihugu bimwe na bimwe ari byo tugiye kureba mw'iyi video. TikTok mu mwaka w'ibihumbi 2020 yashyizeho porogaramu yitwa Creator Fund. Icyo gihe yatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza, mu Budage, mu Butaliyani, mu Bufaransa no muri Espagne. Icyo gihe ari porogaramu ihemba abakireta cyangwa se abantu baba bakora ibikorwa runaka cyangwa se content runaka bageza ku bantu kuri TikTok. Icyo gihe wagize views miliyoni babashaga kuba bakwishyura, ariko bakwishyuraga hagati amafaranga baguhaga ni hagati y'amadolari 20 n'amadolari 40 kuri views miliyoni. Niko icyo gihe iyi porogaramu yakoraga. Icyo gihe rero ibintu wagombaga kuba wujuje ni ibihumbi 10 by'abagukurikira, ibihumbi 100 bya views mu minsi 30. Ariko iyi porogaramu ya Creator Fund mu mwaka ushize muri 2020 TikTok yavuze ko ku itariki 16 Ukuboza 2023 iyo porogaramu izagenda ihagarara mwabira bihugu bimwe na bimwe yahozemo. Ubu rero ikigezweho hari porogaramu nshyashya yitwa Creativity Program Beta. Iyi Creativity Program Beta ni izasimbura iyi Creator Fund yahozeho. Iyi Creativity Program Beta rero yaje mu kwa kabiri mu mwaka twarangije wa 2023. Iyi porogaramu ikaba yaratangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yaratangiriye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'uko amaze kubivuga, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Budage, mu Buyapani, muri Korea no muri Brazil. Ibintu usabwa rero kugira ngo wenda ube wakorera muri iyi Creativity Program Beta bimeze nk'ibya mbere nk'ibyo muri Creator Fund n'ubundi, ni ukuba ufite abantu ibihumbi 10 bagukurikira, ufite ibihumbi 100 bya views mu minsi 30 n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero iyi porogaramu ya Creativity Program Beta ishobora kuba yaguhemba uri mu mwabira bihugu. Hari ibyo rero ugomba gukora kugira ngo iyo porogaramu iguhembe. Nuko ugomba gukora video yawe ya original. Hari abantu bakunze gufata ibintu by'abantu bakabipostinga, ugakora ibintu by'ahandi hantu kuri YouTube zo ukabipostinga. Yego hari ababikora nyine wenda bakabihindura cyangwa se bakashyiramo kandi karusho, wenda nabyo hari ababikoresha, ariko ikiza burya nakugiraho inama no gukora ibintu byawe, kuvuga ngo wakoze video yawe original, ibintu byawe ntago wabikuye ahandi hantu cyangwa se ufata ibintu by'abandi bantu. Biba byiza buryo ubashije kubikora ubaye uri nk'umu content creator. Ikindi kandi video wenda zakozwe mu buryo bwa duet cyangwa se stitch, kuri TikTok umuntu ashyiraho video ukayikorera stitch cyangwa duet, ntago iyo video bayihembera. Ikindi kandi video z'amafoto, urabona kuri TikTok hari igihe umuntu ajyaho agashyiraho amafoto, biriya nabyo iyi porogaramu ntago ibihemba. Ikindi kandi content yawe igomba kuba
itari mu buryo bwo kwamamaza cyangwa se ari poromosiyo abantu bakwishyuriye, ziriya videwo zamamaza ntago bazihembera. Ikindi kandi ugomba kuba utari kwangiza amabwiriza agenga TikTok, ni ukuyasoma neza, ibintu bitemewe ukaba wabisoma byose, ukirinda kuba wagira ikintu na kimwe wangiza muri iyi porogaramu, ukaba wakomeza kuyibona. Creativity porogaramu beta rero ni nziza kuko yishyura neza ugereranyije na Creator Fund, kuko bavuga ko yishyura nk'inshuro 20 za Creator Fund yabanje. Creativity porogaramu beta yishyura yikubye inshuro 20 za Creator Fund iriya yabanje. Urumva ko rero ni porogaramu nziza cyane, kuko bavuga ko kugira ngo iguhembe byibuze ugomba kugira views 1000 kuri video, aho bashobora kukwishyura $4, hagati y'Amadolari 4 n'Amadolari 8 kuri video yawe. Ikindi kandi kugira ngo Creativity porogaramu beta, iyi porogaramu nshyashya iguhembe, nuko hari ibintu bagendera nyine kuri iyi views 1000, ari izo zibanze utagomba kujya munsi, aho bareba kugira ngo baguhembe bagendera ku byo bita RPM, nk'icyo twakita average gross revenue. Average gross revenue rero kuri izo views 1000 zishobora guterwa rero amafaranga kugira ngo uyabone cyangwa se bakwishyure uko aba menshi cyangwa se aba make, bigendera ku bintu byinshi. Ni uburyo video yarebwe, ibintu ukora, uburyo video yawe ari nziza, nyine ugomba gukora karite iri hejuru abantu bari burebe cyangwa se ibagirira akamaro, na rejiyo n'ahantu abantu bakureba bari. Uko abantu bakureba bari muri bya bihugu bifite za porogaramu, urumva ko nibwo amafaranga yiyongera, kuko byanze bikunze niba ufite views z'ahantu runaka hataba iyo porogaramu, undi akagira views zituruka aho hantu, urumva bashobora kumuhemba amafaranga menshi arenze wowe ugira views z'ahantu hamwe. Ariyo mpamvu burya uramutse ubishoboye wakora content iri nko mu Cyongereza, bashaka gukora nka content iri mu Cyongereza ikabasha kugera ku bantu benshi, ikabasha gusakara ikagera ahantu henshi, biba ari byiza cyane. Kuko icya mbere ugira abafollower batandukanye, ugira abafollower benshi, ntugira abafollower wenda tuvuge niba uri hano mu Rwanda ukoresha ikinyarwanda gusa, ushobora kugira abafollower wenda bo mu Burundi, mu Rwanda n'ibi bihugu duturanye. Urumva rero ukoze nko mu Cyongereza ushobora kugira benshi batandukanye bo ku isi hose, account yawe ikazamuka, kandi na RPM yawe yo kuri TikTok uramutse ufite iyi porogaramu ikaba yagenda izamuka. Ubwo rero abantu rero bari bambajije niba nta kuntu babigenza bakagira iyi porogaramu ya Creativity porogaramu beta muri video izakurikira iyi ngiyi. Tuzarebera hamwe uburyo wafungura account ya TikTok ifite Creativity porogaramu beta, kuko ufashe nka account ya TikTok wafunguriye hano nyine ukayifungura bisanzwe, wenda wakoresheje nimero ya telefoni, wakoresheje email cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, izi porogaramu ntazubona. Ubona ko akenshi abantu bakorera amafaranga kuri TikTok n'aha wenda bakoze za live, za video gift n'ibindi bintu bitandukanye, cyangwa se bakagira nk'abafollower benshi bakayikoresha mu bundi buryo, wenda bamamaza nk'ibicuruzwa byabo cyangwa se n'izindi business zabo. Muri video izakurikira nibyo tuzareba, nubwo wenda turi mu bihugu bitemewe, ariko hari uburyo wafunguramo TikTok yawe nayo ikaba ifite iyi Creativity porogaramu beta, nawe ukaba uyifite kuri account yawe ya TikTok wakoze nshyashya. Ubwo rero icyo nagushishikariza ni ukutaba kure y'iyi chaîne yacu ya YouTube, ukabasha kuzajya ubona update za buri munsi tugenda dushyiraho ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bintu bitandukanye.